Yes, rero ni tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025 hagaragaje ubwiza ndetse n'ibyihishe mu kinyabuzima dukunze kwita amafi cyangwa se kimwe mu biribwa nyine bikunze gufatwa n'abanyarwanda cyane cyane nyine mu kubirya ndetse nyine no mu kubikoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye, yaba mu bukwe, yaba mu mahoteli ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye nyine hifashishwa mu bijyanye no gutanga serivisi zigiye zitandukanye. Rero kuri uyu munsi nyine nibwo hagaragaye ibyiza ndetse n'ibigiye kujya byongerwa mu mazi kugira ngo amafi akomeze kugenda agira ubuzima bwiza, ndetse kugira ngo nyine amafi muri rusange afate igicumbi kiri hejuru nyine mu bijyanye no kongera ndetse no mu gushyiraho nyine byinshi cyane mu byo abanyarwanda bakomeza kugenda bifuza mu bijyanye nyine n'amafi muri rusange. Mbere na mbere reka turebere hamwe nyine ibyiza 10 amafi afitiye umubiri wacu, bise hagaragara nyine n'uburyo ayo mafi yagizwe aya mbere mu gushyirwamo imbaraga kugira ngo buri munyarwanda wese nyine afarwe nkaho nyine akunzwe nyine cyangwa se afite igisobanuro kinini ku banyarwanda, cyane cyane ko hakomeje kugenda hagaragara nyine ibikorwa bimwe na bimwe byagendaga bikorerwa mu mafi muri rusange. Amafi ni bimwe mu byo kurya biba mu mazi magari, mbese nyine usanga nyine zifitiye umubiri wacu akamaro kanini kuko zifite intungamubiri z'ubwoko bwinshi, ni ukuvuga vitamini, poroteyini, imyunyu ngugu n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mbere na mbere rero icyambere bavuga ko amafi ari igisobanuro kinini ku buzima bwacu. Amafi buriya afasha umwana gukura neza mu gihe bamutwite cyangwa se mu gihe nyine bamutwite muri rusange, aho umubyeyi utwite agirwa inama yo kurya amafi kenshi ndetse n'ibindi bikomoka mu nyanja, kuko afasha nyine umwana uri mu nda gukura mu bwenge ndetse no kwiyongerera kw'ibiro mu bijyanye nyine kongera kw'ibiro ndetse no mu gukuza nyine ibiro muri rusange. Mu nyanja kuko habamo nyine ibintu byinshi cyane bikomeza kugenda nyine bituma nabwo n'amafi ubwayo arushaho gukura. Ni igisobanuro nyine cyiza, ni igisobanuro gifite icyo kigamije, aho nyine dusanga nyine amafi ari igisobanuro kinini ku buzima bwacu. Icya kabiri, amafi arinda akanakiza zimwe mu ndwara zifata umwijima, mbese nyine ukomeza kugenda usanga nyine ari igisobanuro ku ndwara, aho afasha mu guhangana n'uburwayi bunyuranye bw'umwijima ndetse nyine na za ndwara dukomeza kugenda tugira uko bwije n'uko bukeye. Icya gatatu, usanga amafi afasha mu mikorere y'ubwonko, yongera ubwenge butekereza kandi arinda indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abageze mu zabukuru, abakecuru n'abasaza. Ukomeza kugenda usanga nyine amafi arinda ibyo byose, mbese akanagira n'igisobanuro gikomeye nyine kuri ibyo ngibyo byose. Mbese niho nyine ukomeza kugenda usanga nyine ari igisobanuro kiri hejuru. Icya kane, amafi yongera ubudahangarwa bw'umubiri, aho ukomeza kugenda usanga nyine kurya amafi ku kigero gishimishije bifasha umubiri kongera ubudahangarwa bukomoka nyine mu gushyiraho ndetse no mu kugaragaza nyine ibyiza bikomoka mu mazi ndetse n'ibyo nyine amafi aba yifitemo ubwayo. Icya gatanu, amafi afasha amaso kureba neza, aho ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga b'amaso bwerekanye ko abantu barya ibikomoka mu nyanja badafite ibyago byo guhura n'ibibazo byerekeranye n'amaso, kandi amafi afasha nyine umuntu kureba neza mu gihe cy'ijoro ndetse muri cya gihe nyine atababona neza, atabagaragara cyangwa se atabagaragaza nyine ibimenyetso byo kubona neza. Ukomeza kugenda usanga nyine amafi amufasha muri rusange. Icya gatandatu, amafi arinda indwara z'umutima, aho usanga nyine agabanya ibyago byo kurwara umutima na stroke, aringaniza umuvuduko w'amaraso kandi agabanya igipimo cya cholesterol mbi, bityo bikarinda indwara z'umutima zinyuranye ndetse nyine ugakomeza kugenda usanga nyine iyi ndwara z'umutima kuko
ukomeza kugenda usanga nyine ugira amahirwe yo kutazirwara ndetse no kuba nyine udafite icyo kibazo cy'umutima. Icya karindwi rero turaza gusanga amafi arwanya kugira agahinda gakabije, twafata nka depression nyine nk'ibisanzwe, aho ukomeza kugenda usanga nyine amafi arwanya depression mu mubiri w'umuntu. Mbese nyine aho usanga kurya amafi kimwe n'ibindi bikomoka mu mazi ari ingenzi cyane mu buzima bwo mu mutwe, kuko arwanya kwibasirwa n'agahinda gakabije, akenshi kaba intandaro yo kwiyahura, cyangwa se ugasanga nyine habayeho ibimenyetso bigaragaza ko wenda ufite kwiyahura. Kurya amafi bikomeza amagufwa cyane ko nyine biri mu nzira zo gukomeza amagufwa ndetse no mu gushyira amagufwa nyine ku murongo muri rusange. Icya cyenda turasanga amafi afasha uruhu kumererwa neza, aho nyine ukomeza kugenda usanga uruhu rumeze neza kuko riya amafi, bitewe n'uko amafi nyine akungahaye kuri omega 3 fatty acide. Ukomeza kugenda usanga nyine ari ikimenyetso kigaragaza ko amafi ubwayo nyine yifitemo ubushobozi burenze mbese bunakomeye. Bambwira ukomeze ibihe byiza, gusa gukanda subscribe nk'ibisanzwe. Ciao ciao.